Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Ku bantu bitabira ibitaramo bya Gen Z Comedy Show ni wabara ko butazi Fally Merci uyitegura. Ubundi abavuga Gen Z Comedy Show bongeraho bihwanye na Ndoruhutse Merci benshi bazi ku izina rya Fally Merci. Ushobora kuba umuzi muri Gen Z Comedy Show gusa utazi byinshi ku buzima bwe. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Fally Merci utegura igitaramo cya Gen Z Comedy Show, ndetse tunamenye nuko Gen Z Comedy Show yayishinze. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Kandi imba ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, ntibagirwe kugenda udakoze subscribe ndetse na like kuri video zacu. Ubusanzwe abantu bamuzi ku izina rya Fally Merci, gusa amazina yiswe n'ababyeyi Ndoruhutse Merci. Yavutse ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1999. Ndoruhutse Merci yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ku Gishushu. Fally Merci yavukiye mu muryango wa Kristo kuko akunda kuvuga ko papa we ari pasiteri. Mu gukura kwe yakuze akunda gusetsa abantu cyane, kugeza ubwo abanyeshuri biganaga batangiye kumubwira ko afite impano yo gusetsa, bamugira inama yo kuzakurikirana iyo mpano yari afite yo gusetsa. Gusa Fally Merci yakuranye impano nyinshi zirimo iyo kubyina, gukina umupira ndetse no gutera urwenya nk'uko twari tubivuzeho haruguru, akaba ari narwo abantu benshi bamumenyemo. Gusa mu gutera urwenya iyo niyo mpano yakurikiranye cyane kurusha izindi, kuko iyo kubyina no gutera umupira w'amaguru yasanze atari ibintu bye, kuko abantu babonaga abikora ari ukubasetsa gusa. Urugendo rwa Fally Merci mu mashuri yarutangiriye mu mujyi wa Kigali, arusoreza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri ku kigo bita APEGA Gahengeri mu ishami rya Computer Science. Fally Merci yashoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2016. Ikindi akaba yarafite amanota meza kuko yari yabonye scholarship ya leta yo kujya kwiga muri IPRC. Urugendo rwa Fally Merci mu gusetsa abantu avuga ko yabitangiye akiri ku ishuri, kuko avuga ko yandikiye umunyarwenya Arthur Nkusi wamamaye nka Rutura mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 mu kwezi kwa Mutarama, maze akamusubiza mu biruko by'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2016. Icyo gihe avuga ko yamwandikiye bitewe nuko abana b'inshuti ze biganaga ku ishuri bakundaga ukuntu bateraga urwenya, maze bakamubwira ko yakandikira Arthur Nkusi maze undi akamufasha kuzamura impano ye. Icyo gihe avuga ko yamwandikiye akoresheje urubuga rwa Facebook amusaba ko yamufasha kuzamura impano yo gusetsa abantu. Arthur Nkusi mu kumusubiza amubwiye ko yaza akamutera urwenya rwe, gusa Fally Merci avuga ko mu rwenya yamuteye harimo urwo Rutura yari yarateye abantu. Icyo gihe Arthur Nkusi yamusabye ko yatangira gutera urwenya rwe ku buryo abantu bazajya babikunda. Mu mwaka wakurikiyeho 2017 nibwo yatangiye ku mugaragaro urwenya, hakaba hari mu gitaramo cya Arthur cyitwaga Ijoro rya Rutura. Nyuma y'iki gitaramo yahise abona amahirwe yo kwitabira ibindi bitaramo bikomeye birimo Seka Live na Seka Festival. Ibi bitaramo byombi bikaba byaratunganywaga na Arthur Nation Management. Ikihariye kuri Fally Merci nuko yatangiye gusetsa abantu akiri umunyeshuri yiga kuri APEGA Gahengeri. Nyuma yo kuva gusetsa abantu mu bitaramo bya Seka Live na Seka Festival, yatangiye gutegura ibitaramo mu kigaho yigaga, akishyuza amafaranga 300 ahasanzwe ndetse n'ibihumbi muri VIP. Mu gitaramo cye cya mbere yateguye yatumiyemo Arthur Nkusi, ndetse icyo gitaramo hakaba harajemo n'uwayoboraga umurenge wa Gahengeri ikigo cyari giherereyemo. Muri iki gitaramo Fally Merci avuga ko yakuyemo amafaranga menshi agera ku 200,000. Avuga ko ayo mafaranga yari menshi kuri we kuko icyo gihe yari akiri umunyeshuri. Mu mwaka wa 2017 nibwo Ndoruhutse Merci cyangwa Fally Merci yitabiriye irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi, ndetse akaba ari wenyine ageze mu cyiciro cya nyuma mu banyarwenya mu cyiciro cy'ubuhanzi. Kuva yava muri irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi yakomeje gukora urwenya, gusa nyuma aza kubireka ajya muri business yo gucuruza imyenda kugeza mu mwaka wa 2020 ubwo yakomaga mu gukora n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyarazaje isi n'u Rwanda muri rusange. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 Ndoruhutse Merci cyangwa Fally Merci yongeye kugaruka mu rwenya, aho yahise atangiza Gen Z Comedy Show. Aha akaba ariho abantu benshi bamumenyeye. Avuga ku izina rya Gen Z avuga ko yaribonye arimo asoma igitabo maze abona ahantu handitse Gen Z ntiyamenya icyo bivuze, gusa nyuma akoze ubushakashatsi asanga bivuze Generation Z, by'umwihariko asanga nawe ari yavutsemo. Icyo gihe yavuze ko yahise arikunda kurushaho, nuko izina Gen Z Comedy Show ryaje. Gen Z Comedy Show yatangiranye n'abanyarwenya barimo Muhinde, Nyirigito Clement, Muhinde, Kadudu ndetse n'abandi batandukanye. Gen Z Comedy Show yatangira ikimuhurira kuri Art Rwanda ubuhanzi, nyuma bimukira mu ndi center, ahangaha akaba ari Rwandex, bahava berekeza Camp Kigali akaba ari bakorera uyu munsi wa none.
gusa avuga ko gutangira Gen Z Comedy Show byari bigoye kubera ko abantu bari batarumva ibijyanye n'urwenya kubera ko bumvaga ari ibintu bihenda kandi batabikunda. Avuga ko igitaramo cya mbere yakoze kwinjira byari ubuntu ariko hakaba haraje abantu 7 gusa kandi muri abo 7 hakaba harimo n'abari gutera urwenya. Gusa kuri ubu Gen Z ihagaze neza kuko imaze kuzamura abandi banyarwenya batandukanye barimo Pirate, Kadudu, Umushumba, Lucky Baby n'abandi batandukanye mukunda muri Gen Z Comedy Show. Gen Z Comedy Show ikindi kandi ifite igice bita Meet Night, igice gitumirwamo umuntu ufite icyo yagezeho kugira ngo asangize abandi urugendo rwe. Iki gice kandi kikaba gikora mu ngeri zose haba mu myidagaduro, politike ndetse n'abanyamakuru. Mu bantu batandukanye batuye muri Meet Night nko mu banyamakuru harimo Jado Castar, David Bayingana, Mutesi Scovia ndetse n'abandi batandukanye. Naho mu bahanzi harimo Bushari, Ariel Wells, Juno Kiziyenza, Ama-G The Black ndetse n'abandi batandukanye. Ikindi bamenye nuko batumiyemo umuyobozi w'umujyi wa Kigali, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitseri ndetse nawe akaba yaratumiye mu gice cya Meet Night muri Gen Z Comedy Show ndetse n'abandi batandukanye bagiye batumirwa muri Meet Night. Gusa kuvuga muri Meet Night abantu bagiye batumirwamo ntitwakibagirwa no kuvuga ya Kamwana ndetse na Nzovu ko nabo batumiye muri kino gice. Fally Merci avuga ko yifuza ko Gen Z Comedy Show yaba igicumbi cy'urwenya muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Kuri ubu Ndarutse Merci ni ingaragu nta mugore afite. Reka nkubwire ko ari naha dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Fally Merci washinze Gen Z Comedy Show. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro cyacu kugera ku musozo. Niba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentaire haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose kandi tukaba tubakunda cyane.